Urimba bicyari bukore nyamuneka. Nicaranye na Nyabingi kwishyuza umukobwa wanjye 200. Menya imiziro n'imiziririzo nyakubura icyago. Dora abarozi babaye uburo buhuye. Bararoga, bagacisha, bakarogesha. Batuma inkuba, batuma imbeba, batuma amapusi, batuma ibinyugunyugu, batuma amasazi yo muri tuwarete, batuma imbwa zigasozi, batuma ingwe, batuma izoka, batuma ibihunyira n'ibindi byinshi. Baroga inyatsi, baroga umwiryane mu muryango, baroga ubusambanyi, baroga abasore n'inkumi bakingo, baroga abana ntibagire ubwenge mu mashuri. Numuvuzi gakondo uvura kinyarwanda kandi by'umuco. Gwino muganire mudasobanya. Muhana igihango akuvurire uzamuhigure wakize. Ubuvuzi nyarwanda subwejo sinzaduka agahugu katagira umuco karacika. Renga wirengere umbaze nkubarize intabaza irira ku muziro ukurutabaza ugasaza utamenye. Uruhereko nirwica ahubwo rurafata. Reka nanone munyemerere mbahe ikaze abadukunda n'abadukurikira mwese, tubahe ikaze kandi tubashimire cyane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tubavuge bakiriho igihe bamaze kuva muri uyu mubiri ntabwo biba bikigize icyo bitumarira. Mbahe ikaze kandi mbashimire cyane, nkwibutse ko guhoberana bikura ibicuro ku mutima. Imana ntipfa, ihoraho mu gihe twebwe abantu dupfa yewe tukanibagirana. Guhoberana rero bikura ibicuro ku mutima, hanyuma ubukumi nibukwanga uzapfuke itako. Mu gihe amatako y'umwari yabaye amatangazo, baca umugani mu kinyarwanda bagira bati uwima umuto aba yimye umukuru, cyane ko ntekereza ko kwima umuto bifite ikintu kinini bivuze. Hanyuma ntukabungane umunyu cyangwa se kubungana umunyu biwuhindura ivu. Mbahe ikaze rero kandi mbashimire cyane, mbibutse ko kugira ngo ibiganiro byacu byose dutegura bijye bikugeraho neza, nuko wibuka gukora subscribe kugira ngo byose bijye biza bikugeraho kandi vuba. Mbahe ikaze, hanyuma mbashimire cyane, mbashimire byimva mutima cyane. Uyu munsi nanone mu kiganiro cyacu tubavuge bakiriho, nifuza ko cyane ntitube kubavuga gusa, ahubwo tunavuge ngo ese nyuma yo gukunda bano basitari bacu no gukunda ibyo bakora, ubundi badusigira iki? Badusigira iki? Munyemerere uyu munsi tuvuge ku munyarwenya umaze kwigarurira imitima ya benshi mu Rwanda no mu mahanga. Uwo nta wundi bamwita Mitsutsu. Akaba ari umwe mu bajene dufite hano mu Rwanda bashimisha imitima y'abatari bake, by'umwihariko kuri zino mbuga zacu nkoranyambaga. N'umugabo n'umusore udasanzwe uturuka hariya mu burasirazuba bw'u Rwanda. Mu by'ukuri nakubwiza ukuri ko Mitsutsu n'umwe mu bantu baperforminga neza, basetsa, kandi koko ni mu gihe abantu dukenera kwishima, dukenera guseka, kuko hariho n'igihe kigera tukanagira gute, tukanababara. Ubwo rero nimba tubabara no guseka ni ngombwa cyane. Mitsutsu rero ni umwe mu bantu batangiye umwuga wo gukina filime zo mu bwoko bwa komedi, ariko tutabura no kuvuga ko atari icyo ngicyo yakoze gusa, kuko yivugira ko yihirinze rwose, arihiringa mu buryo bwose bushoboka kugira ngo abashe kugera kuri uru rwego tumubonaho. Aho yivugira ko yabaye umutwazi wa moto, akivugira ko yabaye umutwazi w'imodoka, ariko sinema ikaba ari kimwe mu bintu cyamufunguriye amarembo kuri iyi miharuro yo mu Rwanda. Rero ntekereza ko gukunda Mitsutsu ni kimwe, hanyuma no kuba nanone wanagira gute, wanakora n'ibyo akora nacyo ni ikindi. Bivugwa ko abantu benshi mukunda abasitari, ariko ugasanga nta kintu mubakuraho, ahubwo ni ukwirirwa mubareba gusa. Hanyuma nyuma yo kubareba ugatahira kureba gusa, ariko burya wagakwiye kugira gute, wagakwiye kuvuga ngo Mitsutsu ndamukunda. Nimba nkunda Mitsutsu
mu magambo make yanyigishije kubaho, yanyigishije uko amafaranga ashakwa, yanyigishije uko umuntu abana n'abandi, yanyigishije uko umuntu ashimisha abantu, yanyigishije uko umuntu yamamaza. Mwabonye ko afite strategie yo kwamamaza, ikaba ari strategie idasanzwe, ikaba ari strategie ikorwa na bake, ikaba ari strategie ntekereza ko kano kanya yagiye yamamaza ukamukunda afatanyije na bagenzi be, ariko akaba ari we muntu nyine uyu munsi nashatse ko tuvugaho. Mu by'ukuri rero abajene by'umwihariko urubyiruko, abakobwa n'abahungu, uramutse udakunda Mitsutsu waba ufite ikibazo, niko mbitekereza, waba ufite ikibazo cy'urwango ndetse rwo mu mutima, kuko Mitsutsu amaze kwigarurira imitima ya benshi hano mu Rwanda no mu mahanga. Kubumva ururimi rw'ikinyarwanda ni akarusho, by'umwihariko mu gihugu cy'abaturanyi b'u Burundi ndetse n'ibice bikeya bya Tanzania, ibice bikeya bya Uganda n'ibice bya Kongo. Ubwo ni ukuvuga ngo abo ni babandi n'ubundi baba bakurikira story zo mu Rwanda, ariko n'ubundi dusa naho duturanye. Mitsutsu rero ku banyarwanda bari hirya no hino mu isi, tujya tubona amakomanteri yabo bavuga ko bamukunda. Amaze kwigarurira imitima ya benshi, by'umwihariko urubyiruko ku isonga, ubwo harimo abakobwa ndetse hakaba n'abahungu. Muri tubavuge rero uyu munsi, ntekereza ko nawe hari byinshi wavuga kuri nde, wavuga kuri Mitsutsu. Hari byinshi ushobora nawe kutubwira kuri Mitsutsu, hari byinshi ushobora kutwandikira hano ukavuga uti rero giye nyuma yo kubona Mitsutsu nabonye uko akina, ndeba uko abigenza, biza kurangira mu by'ukuri nanjye ngeze ikirenge muke. Ako kaba ari akantu keza cyane. Byaje kurangira ngeze ikirenge muke, aho nanjye nyina filime, ukaduha wenda urugero mu buryo ubu n'ubu, ukatubwira uti nanjye natangiye gukina filime, ariko Mitsutsu ari we umbereye icyitegererezo. Niwe nakuyeho ubushishozi, niwe nakuyeho kureba kure, niwe nakuyeho gukina, niwe nakuyeho mbese ubwo muri makeya ni support yaguhaye. Uyu munsi Mitsutsu yagiye atwara ibikombe byinshi, ibyo bikombe nawe wabibona, ushaka no gukora ukanamurusha, sibyo? Birashoboka. Mitsutsu yakinanye n'abakinyi benshi, harimo ba Karabutoni Kibonge, harimo abo ba Kiramani, harimo ni benshi yakinanye nabo kano kanya tutavuga, muri tubavuge wenda nabo tuzagira gute, tuzabagarukaho. Icyo nshaka kukubwira nuko Mitsutsu ari umwe mu bantu nakubwiza ukuri ko bageze ku iterambere kandi ryihuse, byose babikura ku mafaranga mwebwe mugira gute mubaha. Ubwo ni ibitangazamakuru, ariko nawe yabanje kugira icyo akora, kubanza kwigaragaza, kuko ntekereza ko ubu ngubu tunafite defo. Abanyamakuru benshi ntago bajya kuzana impano tuzibona hano kuri iyi miharuro, noneho twamara kuzibona bikaza kurangira rero dutangiye noneho kubaka ijambo, ubundi bagahita baguka bakagera kure. Mitsutsu rero n'umwe mu bantu ntekereza ko uyu munsi uramutse utaragize ibyo umwigiraho, utavuga uti nanjye nava kuri moto, nava ku modoka nkakina filime, biranashoboka ko kandi kuba yanabihuza byombi, nta kosa rigize gute, nta kosa ririmo. Yumvikane neza, nta kosa ririmo, cyane ko burya umurimo mubi bavuga ko ari umurimo wo kugira gute, wo kuroga no kwica. Abarozi ndabashuhuje, abarozi ndabarushuhuje, ariko nkubwira ngo ubwo burozi bwawe hari igihe buzakugaruka, hari igihe buzakugaruka maze bukuvuna amagufwa, bukumugaze, ubundi nawe usigare wumva iyo Mana wakoreye icyo wumva iyo Mana wakoreye icyo iguhemba, wumva iyo Mana wakoreye icyo iguhemba. Mu magambo make, kandi ntekereza ko buri wese akwiriye kumva, by'umwihariko abajene, abakobwa ndetse n'abahungu, twarabivuze mu kiganiro cyacu tubavuge, ni mukunda abasitari ariko namwe munabigane.
mu by'ukuri ntabwo bikwiriye ko muri kino gihe wagakwiye kuba uri umushomeri udafite icyo ukora, udafite ikintu cyo kukubeshaho, udategura ahazaza hawe. Uyu munsi ubundi umunwa wo dusanzwe tuwuvuga, ikiba gisigaye noneho ni ugushyiramo ubumenyi n'ubushobozi. Ubushake bwo abantu benshi baba babufite, ariko ikiba gihari ni ukuvuga ngo ariko ko mfite ubumenyi nkagira n'ubushake, ibyo bintu bibiri nimba ibyo bintu uko ari bibiri nimba ubifite, kano kanya wafungura YouTube. Urabyumva? Wafungura YouTube, nimba utabizi ukagisha inama uti bikorwa gute, ukagisha inama uti bikorwa gute. Nyuma yo kugisha inama yuko bikorwa, nawe none ukagira gute, ukabyapurika. Ukavuga uti wenda Mitsutsu akina yambaye ibikweto biteye bitya n'ikigofero giteye gutya n'agakoni, ariko nanjye nshobora gukina niyambariye ibi n'ibi. Ukazana content yawe, ukaza mu buryo bwawe, wigaragaza mu buryo bwawe, kandi bwa buryo bwawe ukaba uvuga uti rwose ndabwactinga, ndabufiringa, sibyo? Ubundi nawe ugatangira gukirigita ifaranga. Ejo muri tubavuge, ejo nawe tukazaba ari wowe turo tuvuga, kuko burya abangaba baramaze kuduha ijambo. Katubyite gutya, nubwo ubundi mu Kinyarwanda nta mugabo uhabwa ijambo, ariko abareka tuvuge ngo baba baragize gute, baba baratangiye kuduha ijambo. Kuduha ijambo rero ni ukuduha umwanya tukabavuga ibigwi, tukabavuga imyato, tukongera tukibutsa ababakunda ngo ese ubundi umukundira iki. Mu by'ukuri ubundi mu buzima busanzwe Mitsutsu umukundira iki? Ese umukundira ko ari umusore mwiza, umukundira ko se areshya gutya, umukundira se ko agusetsa muri ubu buryo, umukundira ingofero ye se, umukundira se inkoni ye, umukundira se izo nkweto, buriya bwanwa se nicyo umukundira? Watwandikira, waduha igitekerezo hano muri commentaire. Ubundi wowe umukundira iki? Ese nyuma yo kumukunda bikumara iki? Nyuma yo kumukunda bikumara iki? Utereriye, ntushaka gukora nk'ibyo akora, ntushaka kuba nawe uvuga uti kuko mu by'ukuri Mitsutsu urugendo ni rurerure urugendo ni rurerure. Wumvise amateka ye, twebwe tudakunze kugaruka ku mateka yabo, ahubwo wowe analiza urebe ngo ese mu by'ukuri ni iki mukundira, ubundi kuki nkwiye kumukunda byo byanga ukunda Mitsutsu utegetswe kumukunda, kubera ko ugifungura ukimubona already wamaze kumukunda, kuko ntabwo ashobora kugira gute, ntabwo ashobora kudatuma umutima wawe wishima. Ibyo byose byo rwose ni ukuri kandi kuzuye. Muri tubavuge rero, mu by'ukuri ntabwo dukwiriye kuvuga Mitsutsu yaramaze kuvamo umwuka, ari umuntu wo kujya guhabwa. Nyumve neza muvandimwe, Mitsutsu uzapfa, reka tukuvuge ukiriho, wamaze kubaka imitima ya benshi, warayimenaguye mu Rwanda no mu mahanga. Uri umusore ntagereranwa, ibikorwa byawe kandi birivugira, ntago ari ibintu twirirwa dushakisha, ahubwo urubyiruko, by'umwihariko abajene, abakobwa n'abasore bagakwiye kugera ikirenge mu cyawe. Gusa none byaba bibabaje Mitsutsu warageze kuri byinshi, umuntu yakubwira ngo mpa support, wenda ukaba wagira gute, wamutera umugongo, kuko abastari benshi uwo mutima mubi barawugira, uko kwikunda barabigira. Ariko reka ntekereze ko Mitsutsu utaba nk'abo tuzi, kandi abo tuzi ntabwo muri tubavuge tuzajya twirwa tubazana rwose, kuko no muri ntacyo baba bamariye abantu. Burya mujye mwitondera telefone musubiza. Telefone hari ukuntu usanga umuntu uzi kugaragara neza muri filime no ku ma interview hirya no hino, ariko umuntu yaguhamagara yakubwira ati nkeneye support yawe, ukamusubizanya agatima kabi, ukamusubizanya ubugome, umubwira uti ninde wakubwiye se ko njyewe nazamuwe? Ugasanga uramusubiza umukomeretsa, umubabaza. Umva, mu by'ukuri ushobora no kumubwira uti umwanya wanjye ni muto, ariko amahirwe ndi buguhe nuko uzaza nkagupresenta
nk'umufana reka mbabwire nanjye nabagira inama mitsutsu by'umwihariko mitsutsu ngewe nakugira inama yo kujya wemerera abafana bawe bakaza aho uri gushutingira, sibyo? none ugafata n'akanya ukifotozanya nabo ukabaganiriza, yewe ukanabwira n'abantu ati uyu n'umufana wanjye afite YouTube channel yaje kurusura, ndagira ngo mugende mu following. Iyo ni inkunga ushobora kumutera. Mitsutsu abagukunda bose bemerere bajye baza aho ushutingira video, abantu bishime, abantu bamererwe neza, ubahe ibitekerezo. Wenda ushobora kubimanaginga ukavugana nabanga ukavuga uti wenda kano kanya nimba wemerera abantu 10, ejo bundi uzemerere bandi 10, gutyo none wakore n'aka video gato kajya muri ya shuti, kajya muri ya show yawe, ariko abantu bagire gute bishime. Soza iki kiganiro gitoya muri tubavuge uyu munsi, bakunzi bacu, bakunzi bakadasohoka, urubyiruko ni mukure amaboko mu mifuka, zana umutima mwiza kandi uzane indangagaciro z'umuco, uze wegere aba basore bakoze byinshi kandi byiza, ubarebereho, ubigireho, nawe ufunguze YouTube channel. Umwaka umwe ni wiha garanti uzaba uri ku rwego aho nawe dushaka kuvuga ngo uyu munsi twagira gute twakuvuga. Mitsutsu rero ntabwo twakirirwa tugaruka mu mateka ye, ko twebwe ntabwo dusesengura cyane ngo twimbakaze, ariko wowe umureba utaranamenya amateka ye, Mitsutsu akwigisha iki, agusigira iki, ni ibiki wowe wamukuyeho nawe byagufasha ahazaza hawe hakazagenda neza mu rugamba rwo gusiganwa ngo twubake iterambere ry'iki gihugu. Uruhare rwawe ni uruhe? Abajene benshi usanga bajya mu bintu bidafite umumaro, ndetse rimwe na rimwe bibazanira ibyaha no gutekereza kurema ibico, ndetse rimwe na rimwe wamara gukora ibyo ugatangira kuba watekereza no guhunga igihugu cyawe, biragatsindwa biragaca hirya. Ahubwo nimwigire ku basitari banyu mwamenye, mubigireho byinshi, hanyuma namwe ukore nk'ibyo bakora, ejo tuzabe tubavuga. Bashimire cyane, mbifurize amagara mazima. Ibiganiro byacu kugira ngo bijye bikugeraho, dukorere subscribe nimba nta mutima mubi, ariko nimba kandi wumva utanabishaka unabyibura. Imana ibagirire neza, ndabakunda, nitwa Misango MC. Imana ibagirire neza. Menya imiziro n'imiziririzo nyakubura icyago, dore abarozi babaye uburo buhuye, bararoga bagacisha bakarogesha, batuma inkuba, batuma imbeba, batuma amapusi, batuma ibinyugunyugu, batuma amasazi yo muri tuwarete, batuma imbwa zigasozi, batuma ingwe, batuma izoka, batuma ibihunyira n'ibindi byinshi. Baroga inyatsi, baroga umwiryane mu muryango, baroga ubusambanyi, baroga abasore n'inkumi bubaka ingo, baroga abana ntibagire ubwenge mu mashuri. Ni umuvuzi gakondo uvura Kinyarwanda kandi by'umuco. Ngwino muganire mudasobanye, muhana igihango akuvurire, uzamuhigure wakize. Ubuvuzi nyarwanda si ubwejo, sinzaduka agahugu katagira umuco karacika. Renga wirengere umbaze nkubarize, intabaza irira ku muziro, ukuru utabaza ugasaza utamenya. Uruhereko ntirwica ahubwo rurafata.